bwanditse. Yagize ati mfite imyaka 25 natewe na roho mbi yatumaga mbona amashusho y'abapfuye, habaga harimo abo nahoze nzi ariko hakabamo nabo ntazi. Ubwo iyo nababonaga narirukaga mpunga, aho ngeze nkahacana umuriro, nibwiraga ko nibahagera bari bushye. Iyo nabonaga abandi bantu basanzwe, nabonaga nabo bashaka kunyica. Ubwo nanjye nkabakubita uko nshoboye, babona bikomeye ubwo bagahita banshumika. Ndetse biza kugeraho naho ntakaza ubwenge, baramvuje biranga, ndetse banjyanye no mu bapfumu nabyo biranga. Ubwo banzanye hano kwa Yezu Nyirimpuhwe bamboshye. Abavandimwe bansengeye bababwiye ko batari bunziture kuko narwanaga cyane. Nagaruye ubwenge mbona hari abantu barimo kunzitura ibiziriko byinshi byari bindiho nyuma yo kunsabira. Nasohotse aho bari bari kunsabira, ubwanjye ari njye witwariye ibyo biziriko. Ubu nahise nkira, roho mbi naciye ukubiri nazo. Ndashimira Yezu Nyirimpuhwe. Kristo Yezu akuzwe. Uyu muvandimwe nzi ko ari abantu mukunda kuza mu ngoro, biranashoboka ko uwo munsi hari abari bahari babonye uwo muvandimwe akababura yari afite. Tugiye